Shameze na neza nyine naribi ese ubundi nakubwiye gucyo umva papa umva nkubwire n'uyu mukobwa warambwiye ngo ninzakundane nyine umwana ngo naterine n'uyu mukobwa wabizanye ibintu byo kunkorakora kinamveho. Okay noneho rero uyu munsi ubu ngiye kuri asheri wanjye rwose. Sheri ko mbona ugendeye rimwe narinje kugusura mbonye umwanya urabona zindutse kino cyakare kugira ngo nze tuganire uyu munsi wose ubu wanje nawe none ugiye he? Umva nkubwire rero rafite usanze nyinza n'ubundi ndagiye uyu munsi mfite gahunda nyinshi. Nope. Tere nago wabinkora pese ubu kuko buri munsi uzagipanga ingendo zitagenwe kubera ko ndibuze kugusura koko sheri. Ibuze ko nsigaye nkukunda ariko nkarara nasinziriye ibiryo byananiye sigaye ntekereza ngatekereza wowe nkarota wowe sheri nago wabinkora pe mbabarira wenda tuganire no munsi gusa. Ego ubundi wowe murananiza wabona gahunda nayo ngiyemo sinapfuye aho tukabegiye. Sheri ndagukunda uragapome agatunda ako sheri buriyo niyo ndi kukurota ndakurota inzozi zikagumayo inzozi mitangumayo neza nkamera nk'umuntu wagiye muri Edeni. Ese Kaduri ko mba nuguruka nk'agatera ugiye Byihorere mfite umukobwa wasara ahege niwe ngiye kureba. None se Kaduri uretse kubeshya uwo mukobwa wagusari atuye aha hirya ngiye kumureba. Niba atuye hano hirya tugende nawe n'indi kwerekeza. Okay. Kiriya gikobwa kiba kiri kunyiyomeka kuko nzakigire ubu kirifashe ubu kiraje kiramamagaye ubu kigiye kumbihiriza umunsi abakobwa nkaba arabihomeka ku bahungu sinzi ko baba muri iki gihugu kabisa kaze numva ibyaje kumpomvomva. Komera cyane. None se ko mbona utameze neza? Ntago meze neza nese ubundi reba wabyutse umpamagara urumva namera neza. Kuba nabyutse se nkwamagara nicyo kibazo. Nibyo bimubinesha umutwe. Ubu se ni icyaha uzaniye ni igikoma n'iki? Basi sheri nanjye ndahari rwose nimba unyene nagwa byose. Ariko teta n'ubwa mbere mubwiye ko nagukunda. Wazamviye mu buzima ko gukatureka kunywa. Ese sheri nkuvire mu buzima koko ni sekibi basi wamburanye. Ntacyo nakuburanye ariko ndacyari umwana rega ntagombye ndageze imyaka yo gukundana kandi papa yarambwiye ngo nindamuka nkundanye nyiri muto. Wavamo gutera amada n'ibindi rero njye sinshaka ko papa azamerera nayo ngo nateye umwana w'abandi. Iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bariyahuye se umukobwa uzahita umutera cyane rwose. No si yo nzaba nayinyweye mu mazi. Sheri mvari ko ese sheri waretse reba wambaye n'agapira keza reba niho yanagiye ahubwo ese sheri waretse ese wamvuye wowe igihe nakubwiye ntabwo uri kubyumva. Rero Saidi ate ko nari ngejeje reka njye kwa sheri wanje naho katizawe. Ewana niba ari kuvanze ntari bitu uri konde ko utari urashize none wowe nanga nanjye se kara reka nta kuntu byabaranga kwa sheri wanje se niho kwa sheri wawe nese man ntago aha niho waruje reka ntago bibaho man menye uri kubeshya nagaranga waruje kwa sheri wanje de binanditseho. Duri umva ngiye nkubwiza ukuri niba kwa sheri wawe ari ahangaha mva nkubwire ngi twanarwana po ahubwo ahangaha niho kwa sheri wanje ahubwo nawe ntumbwire ko nawe ari ahangaha ko nzi ko hano haba umukobwa umweya kandi nkaba nzi neza ko yitwa Teta wowe uje kureba yitwa nde cyane rwose nanjye uwo nje kureba bamwite Teta nta nubwo nabyibushye. Teta wanjye ukamuntwara ahubwo twarwana inkundurano twarwana ntago wabimbye.
ese ubundi nakubwiye guki wowe? Umva papa, umva nkubwire, n'uyu mukobwa warambwiye ngo ninzakundane nyine umwana ngo naterere. N'uyu mukobwa wabizanye ibintu byo kunkorakora kinamveho. Ariko se mwana we urarinda umbwira ngo umukobwa amara gukorakora ahangaha yahizanye. uyu musore niwe wamamagaye arambwira ngo afite irungu ngo nze mbe muganira. Kireke kumbeshya, umva rata papa ari kukubeshya. Nagiye kubona mbona aramamagaye mu gitondo ngaraza kundeba ndamubwira ngo ntago mara. Ngiye kubona mbona nguyeho. Ariko se urarinda witezwe urwo rwamurungana gutyo. Umukobwa niba wamuhamagaye ngo aza gusure ntabwo ibyo byaba ikibazo. Nibyo navuganye nawe ntabwo nakubwiye ngo abaze ujye ubirukana. Ariko ikibazo ngewe nuko nsanze ari kugukorakora waragize ukambwira ngo yizanye. Yaje ati agera hano ati kugira ngo agere aho gukorakora wisinzirize niko. Ntago nasinziye. Nyine ntago namuteye inda pe. Warambwiye ngo nyine nituba twegeranye n'umukobwa ninzamutera inda nanda namuteye. Niko muko. Uyu muhungu wanjye nibwo bwa mbere mubonanye. Wa, inshuro ni nkiya 50 ahora n'amagara kuri telefone anyita sheri. Umva nkubwire papa, izo nshuro zose akubwiye yaramamagaraga namubwira ko namukunda. Ngewe ari kuza nyihomaho ntago mukunda. Iminsi 50 ishize ngo mukundana ngo mwitashe. None umunsi wa nyuma uramwihakaye. Umva nkubwire muze, icyakubwira ko uyu munsi ari nabwo tubonanye. Njye singikeneye no kumureba no mu maso ye. Ese sheri kusize njye. Wowe mwihora agenda uriya n'ubundi. Urabizi ngewe ari ahantu nagiye nyine narakamanitse niyo mpamvu ubona atinya ko azatera inda kandi inda ntabwo ayitera. Ngewe rero nuko mbona hano ndi umusaza ndihaye mfite amafaranga. Umuhungu wanjye kuba agiye n'utite. Ye ntabwo ibyo ushaka byose kandi wabibonye ko iwanjye ntacyo habuze. Ariko se muze uri kubona urwego ndi hari ubwo kuvugana n'abasaza. Muze ngo njye nawe tuvugane. Njye nzaguha amafaranga. Si ushaka amafaranga se? Uriya muhungu wanjye ntabwo atera inda. Ye nayo gutera byihuse. Uvuze ngo ukimuze ngo mutere inda.